Bavandimwe, buri wese muri twe afite intego idasanzwe yagenwe n'Imana kuva na mbere y'iremwa ry'isi. Ntitwaremewe kubaho gusa, ahubwo twahawe impano, ubumenyi n'imbaraga zidasanzwe kugira ngo dukore ibintu bihambaye mu isi dutuyemo. Iyo utazi intego zawe, ubaho ubuzima butuzuye kandi ntubashe gukora icyo wahamagariwe gukora. Brothers and sisters, each of us has a unique purpose assigned by God before the creation of the world. We were not created just to exist, but we were given a special gifts, knowledge, and strengths to accomplish remarkable things in the world we live in. When you don't know your purpose, you live in incomplete life, failing to fulfill the calling for which you were made. Intego y'Imana ku buzima bwawe ibasha kugutandukanya n'abandi bose. Niyo ituma ugerageza gukora ibintu mu buryo bwihariye kandi ikaguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ushobora kuba uri umwarimu, umubyeyi, umucuruzi, umukozi w'itorero cyangwa umuhanzi, ariko mu byo ukora byose hari impamvu yihariye Imana yagushyiriyeho. Intego y'Imana ku buzima bwawe ibasha kugutandukanya n'abandi bose. Niyo ituma ugerageza gukora ibintu mu buryo bwihariye kandi ikaguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ushobora kuba uri umwarimu, umubyeyi, umucuruzi, umukozi w'itorero cyangwa umuhanzi, ariko mu byo ukora byose hari impamvu yihariye Imana yagushyizemo. God's purpose for your life sets you apart from everyone else. It is what makes you approach things in a unique way and gives direction to your life. You might be a teacher, a parent, a business person, a church worker, or an artist, but in all that you do, there is a special reason God placed within you. Iyo uzi intego yawe, ntube ugihungabanywa n'uko abandi bakubona cyangwa ibyo bavuga. Uba uzi neza ko ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Bibiliya ivuga muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 iti, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. When you know your purpose, you are no longer shaken by how others sees you or what they see. You become a confident that your life has a great value before God. The Bible says in Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kumenya intego yawe bisaba kwegera Imana mu isengesho no gusoma ijambo ryayo. Niyo izakuyobora mu byemezo byose, ikwereka inzira igukwiriye kandi guha imbaraga zo gutsinda inzitizi. Niba utaramenya intego yawe, ntutinye kuyisaba Imana, uyishakishe umutima ukunze kandi wumvira. Knowing your purpose requires drawing closer to God in prayer and reading His Word. He will guide you in all decisions, show you the right path, and give you the strength to overcome challenges. If you have not yet discovered your purpose, do not fear to ask God, seeking it with a willing and obedient heart. Mwene data,
ejo hazaza hawe hihishe mu kumenya no gukora intego Imana yagushyiriyeho. Nta wundi ushobora kuzuza icyo wahamagariwe gukora. Umwanya wawe n'uyu, kandi isi irategereje ko uzana impinduka ibereye Imana. My brothers, my sisters, your future is hidden in knowing and fulfilling the purpose God has placed on you. No one else can accomplish what you were called to do. Your time is now, and the world is waiting for the God-inspired change you will bring. Thank you for watching this video today. Remember to subscribe, to share, and to comment. Tuzasubira ubutaha mu biganiro byacu bitaha, kandi tugumane nawe hano kuri Joel Gospel Praise TV. Muvandimwe, naho ubutaha mu biganiro bitaha, wibuke gukora subscribe, gusharinga abandi no gutanga igitekerezo cyawe. Umwami akugirire neza, aguhumura amaso, ubashe kumenya icyo wahamagariwe gukora. Ndabakunda cyane.